Moses araye i Mageragere muri gereza ya Mageragere, nyuma yo gukatirwa mu rubanza yuko agomba kuburana ari muri gereza. Uyu munsi rwose Moses araye Mageragere. Turahirwa Moses uzwi ku izina rya Motion araye i Mageragere. Turahirwa Moses rero akurikiranweho kuzana no gutunda urumogi aruvanye mu gihugu cya Kenya. Urumogi ruri mu bwoko bwa cannabis, urumogi rukomeye cyane ndetse ruturuka muri Kenya. Akaba aregwa rwose kuruzana, kurutunda, nubwo we aburana ahakana ko atarutunze kuko yafatanwe ngo udupfunyika tubiri, kandi ari nawe watwitangiye mu dupfunyika 5 yari yavanye muri Kenya, kubera ko anywa urumogi kubera agahinda gakabije. Akaba rero yaravuze ko we yitangiye udupfunyika 2, ariko ubushinjacyaha bwo bukamurega ko yafatanwe udupfunyika tugera muri 13. Moses we agakomeza aburana abihakana. Rero umushinjacyaha amubaza impamvu yaba yarasinye ibyo yafatanwe, kuko iyo bagufashe bagiye kugufunga hari urwandiko usinya rw'uko ubyemera. Rero bakamubaza nimba yararusinye ku gahato, agasubiza ko atarusinye ku gahato. Bakamubaza nimba yararusinye hari ibindi bintu yakorewe, akabihakana, akavuga ko rwose nta kintu ashinja abamufashe cyangwa se RIB yamufashe. Rero bikarangira rero bavuze bati wowe Moses urimo urabeshya urukiko. Rero nyuma yo gufatanwa ku dupfunyika mu rumogi rukomeye cyane ko mu bwoko bwa cannabis cyangwa se hybride, barwita hybride, nibwo Moses yahise atabwa muri yombi muri Gashyantare Werurwe. Nibwo urwo rumogi akekwa ko aribwo yarwinjize mu gihugu, ndetse Werurwe na Gashyantare akaba ari cyo gihe yakundaga kugira izo ngendo zo muri Kenya zitandukanye. Kandi urwo rumogi rwo muri Kenya mbibutse ko rutandukanye cyane n'urwo mu Rwanda, kuko ruri mu rwego rwo hejuru cyane. Moses rero yireguraga avuga ko urwo rumogi rukeneye cyane, ngo kubera ko ubwonko bwe buba butameze neza, ngo kubera agahinda gakabije, kubera ibibazo bikabije. Ariko abacamanza bo bakavuga ko nta mpamvu yo gukoresha ibiyobyabwenge kubera agahinda gakabije, kuko hari n'abandi bantu benshi bafite agahinda ariko batanywa urumogi. Kandi koko ntago Moses ari we wagize agahinda gakabije mu Rwanda. Hari abantu bafite agahinda gakabije karenze, ababuze ababyeyi, ababuze imiryango, bapfakaye, wenda tuvuge ko tudashobora kumenya ibibazo by'umuntu byose, ariko abafite agahinda gakabije ni benshi. Ntago Moses yavuga ngo ni ababarirwe, ngo arekurwe, ngo akurikiranwe, ngo ari hanze ngo ya gereza, ngo kubera ko ngo afite agahinda gakabije. Rero Moses byarangiye ubushinjacyaha rwose buhakanye ibyo Moses yavugaga, kuko Moses urubanza rwe rwatangiye saa 8 zarenze na 15, mu gihe rwari ruteganyije gutangira saa 8, ariko hari imanza nyinshi. Biravugwa ko hari imanza nyinshi. Moses rero akaba yaburanaga ku ifungwa n'ifungurwa kugira ngo abashe gukurikiranwa ari hanze, ariko Moses akaba utemerewe gukurikiranwa ari hanze, ahubwo bikaba byarangiye bavuze ko banzuye ko Moses akurikiranwa afunzwe. Turerwa Moses rero uvuka Nyamasheke Kanjongo, yemera ko rwose urumogi arunywa, ariko akemera ko arunywa kubera agahinda kakabije, kandi akaba anywa urumogi rwo mu bwoko bwa cannabis bita hybride. Rero uyu Moses akavuga ko ari agahinda gakabije cyane kamutera kunywa urumogi, kandi ko atarunywa kubera ikindi cyangwa se atarucuruza. Akana ko arucuruza, akanahakana ko arutembereza mu bandi bantu, ahubwo we akavuga ko ari urwo yifashisha kugira ngo ubwenge bwe
buyobe navuga ko ari ukugira ngo ubwenge bwe buyobe, ariko ntabwo bikwiriye. Ibiyobyabwenge nta kintu bishobora gufasha umuntu, burya inzoga zifasha umuntu ako kanya, ariko nyuma iyo amaze kuzinywa, nyuma iyo akangutse yagaruye ubwenge, usanga ari bwo ubwenge ahubwo ibibazo biba byinshi. Rero buriya niyo mpamvu babyise ibiyobyabwenge, ni ibiyobyabwenge nyine, nta biyobya umuntu, biyobya ubwenge bw'umuntu agakora ibyo adakwiye gukora. Moses rero nyuma yo kuvumwa imivumo myinshi, abamama bamuvumira kurya iburyo, abandi bamuvumira ku gahera, abandi bamuvuma bamucira bagira gute, nyuma y'icyaha yakoze gikomeye cyo gutuka umuyobozi w'igihugu, akavuga ko amwanga, akavuga ko atigeze abakunda n'ibyo bakoreye igihugu, akavuga ko atigeze akunda perezida Paul Kagame, nyakubahwa perezida Paul Kagame, akavuga ko atigeze akunda n'inkotanyi. Nibwo rero yahuye n'akaga gakomeye, navuga ko ari imivumo rwose bamuvumye. Abantu baramuvumye, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze, ari abakecuru, ari abana, ari urubyiruko, bose bavumye Moses, kandi bakamuvuma bitewe n'ibintu igihugu cyamugejejeho n'ukuntu kumenyekana kwe abikesha igihugu. Rero rwose Moses ndakeka ari imivumo ari kuzira, nta kindi kintu azira, ni imivumo y'Abanyarwanda. Buriya rega iyo abantu bahemukiye bakakuvuma biragufata. Yego rero nubwo yaburanaga, ariko ubushinjacyaha ntabwo bwigeze bubyitaho cyane, kubera ko ntabwo ari ubwa mbere Moses aburana urumogi, aburana gufatana ibiyobyabwenge, ntabwo ari ubwa mbere. Kuba rero atari ubwa mbere bituma nyine n'abantu batekereza ko ibyo ukora ubizi, cyangwa se ubishaka, ubikora ubishaka. Kandi cyane ko yavuze ko nta terabwoba yashyizweho mu gihe cya mandadare, nta terabwoba yigeze ashyirwaho kugira ngo asinye, nta kintu na kimwe mbese ashinja abamufashe cyangwa se ashinja leta y'u Rwanda. Icyaha rero cyo kuba yarafatanywe urumogi, kandi akaba yarafatanywe urumogi rutari urwo mu Rwanda, ntibigaragara ko arutunda aruvana hanze, kandi mu by'ukuri noneho bikagaragara ko abikora abizi, cyane ko afite imishinga, avuga ko afite imishinga ashaka kujya gukora. We aburana avuga ko afite imishinga ashaka kujya gukora, baramutse bamurekuye yajya gukora imishinga ifitiye igihugu akamaro. Akavuga ko ikindi kintu cyatuma bamurekura ari ukubera ko yasabye imbabazi, atigeze yemera icyaha aruhanyije. Ikindi akavuga ko ari we utwo dupfunyika watwitangiye. Ikindi akavuga ko afite amasomo ari kwiga, ndetse afite n'abaganga bari kumukurikirana hanze. Akavuga ko hari imishinga myinshi afite ari gukora, noneho akavuga ko bamwemereye yarekurwa kubera ko afite izo mbogamizi zose yavuze. Ariko ubushinjacyaha rwose bwanzuye ko Moses agomba gukurikiranwa ari imageragere, kubera ko ibyo byose yabikoze ari insubiracyaha, kandi ko ibyo byose yavuze nta shingiro bifite. Burangije bwanzura ko rero Moses agomba gukurikiranwa ari muri gereza, ari mageragere. Ibyo rero byose ubushinjacyaha bwabutesheje agaciro. Rero Moses avuga ati rwose gereza izakubere iyo kuguhindura, uzahinduke rwose, uvemo warahindutse uri umunyarwanda mwiza, ukunda u Rwanda, ukunda igihugu, kandi wifuza iterambere ry'Abanyarwanda, atari iryawe gusa, ahubwo ari iterambere ryawe n'irya Abanyarwanda. Kandi ibiyobyabwenge rwose si byiza, nyine biyobya ubwenge bw'abantu, abantu bakabaho nta bwenge bafite. Ibiyobyabwenge bigeraho bikagukoresha kugira ngo wowe ubikoreshe. Ntabwo twebwe ibiyobyabwenge bikwiye kudukoresha, ahubwo nitwe tugomba kubikoresha, ndetse tukabitegeka. Ntabwo ibiyobyabwenge bikwiye kudutegeka. Rero Moses avuga tuti
komeza ugororoke, ugororwe neza, kandi uzaze waragororotse, n'Abanyarwanda babibone. Nibabona waragororotse bazishima rwose, nyuma y'uko na papa wawe atangaje ko wabaye umwana wananiranye, atangaje ko rwose ubwenge bwawe butameze neza, n'umubyeyi wawe ubwe yarabyivugiye avuga ati ntabwo umuntu abyara uko ashaka. Mugubwe neza rero, ndabakunda. Utarakora subscribe, ukore subscribe, ukore share na like na comment. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza.